mwe nakinnye rimwe nakinnye none se umusaza ibintu bya wabuze ibintu bya porno agashiduka arabizi kinnye porno ntabwo hano mu Rwanda zemewe nyereka turebe mbasha ntabwo ndahava mamagare dukuza kinge uyu munsi nange kurigana ngo baby ndumva nshaka kureba tonight nakubonye ndaremba mbera muganga undinda urukundo rw'iyi mihanda gutansiga kuko mama kwemera nk'umukazana no mbabarira utansaza kuko iri joro abanyarwanda ari tiku twaje tiku vutu ndagupfubura abandi bananiwe ndagerayo vuga ngere Imana yabura kaze neza kuri Maka Justin Family TV bahaye ikaze Family TV Family TV fa bisobanuye iki Family TV fa bisobanuye fa no fuck you are you fuck you no don't ariko uramacinyiza uko nahoze mwitegereza ngabona ari umuhungu wa Rutabura yego di apana uri ufana neza mbona ko tubitindaho ngarambe yasirimutse abanyarwanda mudukurikire hari ikintu mugiye gusobanukirwa mwahishwe uyu mukobwa yabaga mu Burayi yego ngira ngo sinzi niba ntago mwe muheruka kumubona yabaga mu Burayi cyanda mbamacinya noneho do ndamwisasira umunsi yego ihoho noneho baravuga ngo baby ndumva nshaka kureba tonight nakubonye ndaremba mbera muganga undinda urukundo rw'iyi mihanda gutansiga kuko je nababwiye ngo mujye mudukurikira nababwiye ngo mujye mudukurikira mubigira impaka noneho dore twaje rero mudukurikire iyi jipo ko kirimo ibiki noneho no kontap iyi jipo niwongeye no kuyivuga ukaba mbere yuko boya wanzu nyumve buriya mbere yuko muvugisha sibyo wabanje kubona iyi jipo sibyo wabanje kubona iyi jipo imvuga cyane bari kumbwa ngo ninsubize ngo myokoro hasi nge ndasanyuka noneho ubwo iyi jipo ndi umusiramu cyo ni cyambere kuba niteze ndi umusiramu cyo ni cya kabiri kuba nambaye ikote hari umuntu wamona wambaye ikote mu migezi mbere cyangwa yakogeshaga abagiye mu irimo agahuyu gute mva mbese ubusuboro ntabwo harimo agahuyu ubwo waje mva mbese yewe mba mumura ntabwo nikora uzarwaye igicuri atampfiraho mumbabarira uyu noneho mwamuje abanyarwandakazi niba abakobwa ari guca bameze abasore barabivamo rero ko ninagufashe nk'umwizerwa byagenze utera nganga ukorera mw'abantu mwe umunsi nyine ntabwo byoroshye ikiganiro cy'uyu munsi numbaze umusaza ngarambe kumuganiriza ntabwo biba byoroshye ni nka kanyombya iri gucamo bari kunyuma we yego nduhi ariko numva ntuhira nukazajya unesha umutwe narakubwiye ngo nugasubira umusubiriza none se bari kunsaba kuvuga icyongereza ngenda kizi sinagarukiye mu munani mbo noneho ndatwaye reka batangonga ndakuvugisha mu kanya ndatwaye yego umva ndatwaye ngeze muri feruje ndakuguza nimugoroba ndatwaye ndi gutwara ndatwaye ndakuvugisha nimuguka bigogi byanze gukora ngo bizajya biraguzaguza ese nduhira namuguje ibihumbi bitatu nyagukubitwa n'inkuba nyagukubwa n'umuruho sigeze abima ubusubu barashaka agandi koko aziko nta muhungu undi musubirizo ngego rero none se ngarambe sheri wawe yitwa nde inde sheri wawe musheri wahajya witwa nde sheri aramwibagiwe navumba yakana keza kenyabutongo
barambwira bati Ngarambe bivemo nanjye ngavuga ati ndabikunze ndabikomeza ariko sibyo ko wenda ibintu niye porono ntabwo hano mu Rwanda zemewe nyereka turebe mbasha ntabwo ndahava mamagare dukuza kinge uyu munsi nange kurigana porono rimwe na kimwe none se umusaza ibintu bya wabuze ibintu bya porono agashiduka arabizi ako sura bana kirenda kagene polisi kayikumira abantu ngabantu bakina ibintu bigize nago wansiga mu kiganiro rwose utabeshe koko umusaza we dukora ikiganiro uragira nangahe hangahe se gute biriya bintu nyine uvuze nangahe kuri Kamuseseko none se akakuyungu yatayabona barambaza iki fata we wagwani ngo bagwana butanga babona farifuke pesa mani wowe nani hanyuma Ngarambe ako we izi mikoro zanyu ko mbona ndi kuyifata ngumva ndi gususumira biba byagenze uti ni imbaraga nke tuba dufite mu mubiri nukugira ubwoba niki amashanyarazi gatangiye kumukakira kubera akantu uvuze mu kanya akantu ka porono rega bura nago kaba koroshye uvuze porono ahita atangira gususumira mbere katasusumira utwo bagiye po tutatweguka mbasataniza abantu dusengana guzo ko bazi ko ndumwadepe yego wewe wayikinnye se ni wowe twayikinanye nise nyine iki kibazo bajya bavuga ngo bwiriza inama nkawe ari kugira mbwiriza inama urazishaka kumbwiriza kujya mu ntuza behembaga se Ngarambe bihembaga kubi Ngarambe ngaho nkundire ngo nawe urabivamo bigewe niba bihemba ngaho nkundire nkubazaho gatoya hanyuma Ngarambe ni muntu ki mu buzima busanzwe Ngarambe ni umuntu warendagiye ufite ubukene bukabije ni umuntu wize ubuzima akamenya icyo ari cyo ni umuntu wize kugira inshuti bikanga ni umuntu wagize neza bakanga nyuma bakamugira nabi ni umuntu kandi ushaka ejo heza hazaza nawe agasirimuka muri make ubwo hango hakubiyemo ibintu byinshi ati ni umuntu ushaka kugira ejo hazaza kandi agasirimuka muri makeya bagiye bakugira nabi mu buhe buryo bone njyewe guca umbona ntabwo ariko narindi kera nagiraga amafaranga nagiraga abantu bajya bambana kuri TikTok wawe Ngarambe kutambara ndambara zibwo bushobozi ndabufite kera nagiraga inka iwanje abakozi bakanywa amata nkazana abantu nkabagaburira ariko biza kuza kwanga niba ari inyatsi shawuse kuba mwisuzi ngo biroroshe amafaranga garagiye garazimira sigara ruheru buri myenda zo kwambara naratsaga credit baneza camunara maze kuneza camunara njya hanze ibyombo bateza camunara buriri batoza bateza camunara ndasohoka njya hariya ndara hanze by'umweru bitatu bivuyeho mbonye ututwena natwambaye nabaga numbuje nambaye ubuntu bw'ubutenge ariko ubu ngubu murabona meze neza nananyura mu nzira bakavuga ngo n'umuntu ubwo nyuma yaho ngaho ni ibintu birebire ni inkuru nini cyane rwose ni ibintu nakubwira nawe ubwaho ukiye bukavuga ni umuntu kugira ngo agere ku isi mana yanjye bari ibintu birebire ati umuntu kugira ngo agere ku isi aba ari ibintu birebire akaba ari Ngarambe ivuga ati ibintu ntabwo byoroshye nateze twanjye twose turagenda hanyuma intambara ya shikaramuda imwe yantuze nawe warayirwanye tuza sha ubu ngubu nanakugara inzara yaruzaga yuro rayizi wowe nako iyihe inzara yaruzaga yuro yakugezeho iriya yagengezeho mfite 61 ruzagayura ubwahitire ufite ingaheze ngese ko mbaraga ndi gusubiza inyuma none zo unaje imbere ngewe buriya ndamutse ngiye mbarangi imbere naba ndi kujya gupfa ariko kubera ko nshaka kwiberaho mbara ndi kujya inyuma ubu ngubu nenda kugira 10 n'ingana ngango korero mishu komera cyane ndakomeye iminsi myinshi cyane ntabwo twari duherukanye myinshi sha ubu none abagabo bamaze kumbabaza n'uruhuri kuva igihe duherukanira Yesu Kristo kuki baba bakomeza kwiyongera kugira ngo babe bakiye kukiyongera rero reka na Ngarambe yajemo nawe araje
uyu musaza ntago namwemera nawe kumfubura ariko ko njya gupfubura ngo za rubanda batarananyisura wowe ahubwo kuranyisura Nzovu yansabye ngo mubomoze inshuro nyinshi ndamwangira ndamukatira Nzovu ngo si umusitari ko nsigaye numva imihanda yose ni umusitari ko namukatiye ari umusitari ese Nzovu buraburebure bw'ubona butameze yareba yakanawe ahora ambwira ati asemisha wasamuje ubundi yakaba byita gusamuza Nzovu akabyita kubomoza bamereye kera umwe ni aba bose tuzamubatiza ko gusamuza undi tumubatiza ko kubomoza sinabemerera noneho haje uyu nguyu nukaga huyu ngo mishu nanjye nabaye insina ngufi yego akuru narwo bararuhamagara nangahe nohereza ngahe telefone ngiye kugwa miliyoni 3 izindi ndaziguhereza mu kanya ikiganiro amurezeho ndagwa miliyoni kanze gusunikire ubwo urama ubwo ne naco nimwe kugira ngo duhuze za mibare Sasa na gihumbi ufite ngo ubonije Zoe igihumbi ni miliyoni siwemeye miliyoni kari ije kumuha nta muntu ndi kumwe nawe ndabwanga ngo uzi igihumbi iki kiganiro kimwe naho ubundi byararangiye uyu nta muntu mufite yarapfuye nta muntu dufite yarapfuye kuko ubu nta muntu turi kumwe yego nganga rero hanyuma dusa n'abasatira nyine ikiganiro cyacu dusa n'abasatira umusozo w'ikiganiro cyacu nagira ngo mbaze ngarambe ibintu wabitangiye gute byakujemo gute urahajya wavuze nari nkubajije umuntu wajya afite n'indi ziba numbe gurade nari nkubajije bino bintu ukora byo gukina amakomedi wabitangiye ryari byaje gute nsomye mu komedi filimi ahubwo kandi ugira ngo ndasetse ndi gushinyika amafilime rero ngiye n'umukazaje mu ndeba ngo munsome mu filime wenda nasiri munsi yangaha ho mpamvu mba nagize ngo ego mwana nyine hano mba nasiri mutsemba ngira ngo nanjye ngaragaza ubuhanga bwanjye ariko ucemeze niko mbaganye niko buri hanyuma muri ubwo buhanga bwawe bwaje gute ubuhanga bwanjye bwaje mu gisekuru nyiramuna wawo mukuru wawo wase wa mubyara wawo munumuna wawo shanga wawo wase ngamanuka hirya kwa mukuru wawo munumuna wawo mukuru wawo wase utanyogokuru wabo wabyaye so wabo akongera agafata hirya nyogokuru wabo kugisekuru naho byavuye naho byakomotse ku wa mbere yego none reka tugaruke mu birebana n'umuryango kuri famille yawe niwe wenyine ukora bino bintu iwacu niwe wenyine wasaze niwe wenyine uyu ubivuge neza ubyerure niwe wenyine wasaze ubwo yarasaraye none yakemera umusaza ubwo nimba uri umusaza w'umusazi naye ni umukecuru-kazi w'umusazi se oyanjye unoze ko ntamwemeye nigize mwemera uyu wamwanze harya ubwo nari kugira zizishe bose ubunaga bayambonye iwacu tuzira ubukaka turacumanuza turamanuka imikoko tugacariranye wigira ubwo bihoha ndagutamusha ndagupfubura aho abandi bananiwe ndagerayo vuga ngere ni mama pe nganga uko rero ngaho agira icyo ubwira abanyarwanda bose aho abandi batageze ngo bapfubije amaze none mama subo yashimye yemwe umanda gusonesha iryo jambo ndakurobesha ngo ndacabiranya ngo ndacabangura ndakurobesha ndaza kuza kugutamusha ndagutama akantu kagadoze gato yego hanyuma ngarambe ugira icyo ubwira abantu bo kuri Maka Justin Maka Justin official TV Maka Justin family vuga Maka Justin family Maka Justin family subiramo kadanacho zarabwinyoreye oya dakatinga navuge guco Maka Justin family demwa urashe oya narize na kaminuza mali na za kaminuza z'imirugo zose narazize noneho Kigali yanyigishije icyongereza nari kugira byemera ari kwasimbuka ongera
Maka Justin family official. icyo nayivugaho nuko muri iyi minsi iri kuzana abantu ubona twariganye wavumbiwe b'abasitari cyo nabwira abanyarwanda muri rusange mukunda ibyo dukora mu bidukundishe kuko iyi cano yaje ari nk'igisubizo. Impamvu uvuga ngo ni igisubizo buriya hari ibyo tuzajya mukora mukabona ntago biri kujyana n'igihe, ariko ejo ukabona hari ibindi dukoze biri kujyana n'igihe bitewe nuko wimereye n'ibibazo byawe urimo cyangwa uri mu munyenga. Buri muntu wese ntago abifata kimwe n'undi. Rero icyo muba musabwa ni ukudukurikira cyane cyane subscribe, mugakora haranditse subscribe hano munsi ya titire ngira ngo muri kwareba, mugakora no kuri like sha comment yujemo uzamo uje kuvuga icyo uri kubona icyo wumvishe ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma uravuze ati hari ibyiza bigomba gukorwa ndetse n'ibibi bikagenda tubivangavanga. Wowe ibyiza ubona byakorwa ni nk'ibihe? Ibyiza mbona byakorwa nuko tugira abana inama, uri mu bibaka bivamo muri make nyine. Buriya ejo mwatwe dukora ama video, ejo hari ukora video mbi bitewe nuko ikozwe cyangwa ubundi ntago aba ari mbi, ahubwo bitewe nuko umuntu abyakiye, bitewe n'ibihewe arimo. Urugero, nifite ibibazo, nifite credit, sibyo wenda mfite amafaranga nagujije yananiye kuyishura. Buriya hari ukuntu twakina video wenda dufite content yo kuntu umuntu bagiye kumwishyuza n'iki, yo video ahita yisiba akahita avuga ni wapi. Ariko twakora kandi ko kuvuga nariya yanjye nanyweye nagize ute, wa muntu turi kubibwira nawe ari gusoma. Rero buriya video dukora zimwe zirigisha izindi zigishe, ntago ari uko ziba zitigisha, ahubwo buri muntu twese ntago tuba duhuje iki intekerezo. Buri muntu hari ukabifata n'undi hari ukagize ute hari ukabifata. Mu kubaho mu gusaza kwawe ukora kano kazi, ese ubona n'abandi basaza babikora bigakunda? Kuvuga mu gusaza kwawe muri kano kazi uri gukora, ubona n'abandi baza muri kano kazi bashaje akanguye bigakunda? Kakazi kukazamo rero ni ukwiyemeza ikintu kidashoboye cyane, bidashobotse cyane, kuko aka kazu kacu abantu baraguseka bakakubwira nabi, abandi bakagukunda. Urumva umuntu abameze nk'umuntu uri gusimbuka, kandi kugira ngo ukure ujye juru ni ikintu kiba gikomeye cyane. Hanyuma kugira ngo bakwite Ngarambe nyirizina byatirutse kuki byavuye he? Ngarambe ni umuntu wagarambaga, ni umuntu wahoraga ari kugaramba, ni umuntu washakaga kugera ku ntego ye, ni umuntu washakaga kugera juru, ni umuntu washakaga gutegeka ariko agaramba. Nanjye ubwo Ngarambe rije ngo ni Ngarambe bandavuze nitsindagira ngico ni Ngarambe garamba. Nkaba n'ubu ngubu nkaba ndi kugaramba, uyu mukobwa urabona ngubu urabona namujanye wowe nta nubwo uranyivana mu kagozi. Hanyuma Mishu, reka ukubona Ngarambe nakigwengeza ukubona Ngarambe mu busaza bwiwe, ubona tuna bari gukora no tuno nyine tushimishije, tusetse abantu kandi dufata n'abantu mu mitima zabo. Ngarambe namubwira courage akomereza ahangaha. Hari igihe bizarenga nyine urwego ariho, hari igihe ruzarenga akagera ku rundi yumva yifuza, agasaza neza, noneho tukazamuherekeza ku irimbi tubona icyo dusubira gukaraba tukarira. Reka nkubwize ukuri, igo byanga byakunda, subizi ko nta kintu dutwara iyo tugiye. Ndabizi neza cyane, ariko nyine ino miruho yose turuha tuba turi kuruhira babantu bazakarabe barye nyine, sibyo? None se ubu ngubu bagushyinguye uri wandagaye, n'ubundi se ni kwa kundi bagushyingura bagahita bigendera, habuze akantu ko kurya. Kera ngo ku kiriyo ntibaryaga inyama, ubu turazihekenya dusigaye tuzishikura. Ariko sibyo ko ngiye ntinya kurya ku kiriyo, niba mbazi ko ndi kumurya ntabwo mbizi. Urumva rero muri buno buzima tuba turi kuruhira n'ubundi abazasigara. Noneho hari n'igihe uba udafite umuntu ugukomokaho kandi ukabona nabwo uwo muntu ari kuruha. Noneho ni bya bindi bisigara biri kuribwa na rubanda, ariko babone n'icyo bari bukarabe barye nyine kwirimbi ryawe. Mboneraho no kubwira abantu, urumva abantu baza kudushimagiza twapfuye, ariko hari igihe nsaba Imana ngo nk'umwe bese nkaba napfuye nkahita mpumura. Hari abantu harabona kubita ibibando nanjye
nkagenda nkakikibando nkaza nkakuragura abantu hari abantu ngiye mbona bafite inzika kandi mbizi ko ku kiriyo bazaza bakigira abantu ngo twamukundaga misho gayiwe we ngo misho mbega ngo caki mama ngo ibiki kiragiye we ngo kiragiye mana we ngo ayiwe we kandi do ubu muri iki gihe baba bavuga ngo kiragapfa kiriya ngibiki cyangwa se nkahura n'ikibazo nakibabwira bakanga kucyumva niba kinyemurire cyane narwara nibansure narwara niba nyine ukabona na geste nimwe y'urukundo ako wasanga umuntu yapfuye bagahurura amamodoka ibiki shaga busundeba ngiye mana yanjye ku kiriyo cyanjye uje uzabura amamodoka azaba hari uzabura abantu bazaba hari kandi kimwe cya kabiri hazaba harimo famiye yanjye nyine ngiye mfite famiye zifite ibiceri ariko nyine nta nuzi nahomba nta ukuzi nta nuzi nahomba nta nuzi n'inzu ngembamo yishonje nta wasaba n'igihumbi keretse wenda keretse umuntu tuvukana umwe niwe muntu ujya undwanaho narwara akabimenya nagira gute akabimenya ariko abandi bose ujya kumva inkuru ngo si ikigize indaya se gukina filime ngo ni uburaya ngo ni ikigize ikiraya se ngo ni cyagize gute uwo muntu ubivuga ntazi habe n'akantu na kamwe akuziho na kamwe nawe nyine ameze nka rubanda rwose hano hanze kandi ubwo ngo ni umuntu wawe bamwe ni baso wanyu bavukana na papa wawe abandi ni banyogosenge bavukana na papa wawe ni abamama urumva abandi ni babyara bawe abandi ni bakuru bawe kwa baso nyine byamwe by'amafamiye ako gasanga ntaga azi iyo uri urarwara ukabura ikikugeza kwa muganga kandi bafite amamodoka ariko wapfa ubwo ndi kwivuga ngiye nyine kubera nkunda kwivuga bundi nkunda kwitangaho urugero njya kenshi ariko n'abandi duhuje kino kibazo yego ugasanga umuntu aragiye aboreye aho ngaho ni mu musura ariko yapfa nkabona napfuye warusaza bundi ntabwo uri kumva ibintu uvuga ngenga karero kutari kubaba oya wasara ngo byibyanje n'umuruho gwanje nuko undi kibaza ni ntazi ubu akabunga kari mu Rwanda kari mu mangiraho mubyebu niba nawe nutwo ngutwo rukuvuga ni wenda nibyo natanje ariko ngewe ubu ndakugurira ibishimburisha nase naga ibishimbo miti yunago ziba yahantu arengeze ikindi kintu kibi numvaga we n'ijya ndakuguruka rekera ubwo birongeze ibindi naco pe birasha abanyarwanda imereza ni burusari guhera inyuma ya kamera ngo kubako kw'iburyo ni gutanga kw'ibumoso ni kubimenya kucyo ushaka ngo ngiye mbyerekana hano kuri kamera nimba ari igice Imana umugisha kimena reka mbasabe mungundire dusoze kino kiganiro kuko ikiganiro cyacu ni uburyohe sibyo tuze tujye mu kiganiro bita inyenyeri mu kanya gatoya ngarambe reka ngushimire inyenyeri muri kirarubanda niyo tujye kujya mu kanya gatoya reka ngushimire ngarambe yego hanyuma nshimire na mishu yego murakoze nizere ko n'ubutani twongera kubonana nyine tukabahuza muzongera bigakunda bigacamo tukamenya nyine urukundo rwanyu rugeze he yego ariko ngo byarangiye kwihakanye oya abanyarwanda dusohoka kuri kamera iyo turakundana turiko twandika bigaragaza niryo hoho mfite niho mutima umurikira nicyo cyogajuru cyanjye nizo ntekerezo cyanjye niba nkunda nkakumva ndakunze iyo ngiye kurya numva mutekereza ariko byose ni yabana vere hajya bavuga rero ngaho muhoberane dusezerane babiri no kutirimuka bye bye tuzasubire ubutaha kuri Maka Jackson